Mwiriwe neza. Yes, uyu munsi rero tugiye gukosora ibizamini, ariko turibanda ku bizamini by'ibyapa bakunda kubaza. Uze gukurikira neza, ndakwinginze inshuti yanjye. Hari umuntu uri gukosora agana ku cya kabiri, icyo gihe arabibona nabi, abone ko umwarimu uri kumwigisha cyangwa se umwarimu cana ari gukurikira ko ntacyo yamugezaho. Hera ku cya mbere neza, ubanze umaking sure ko ikibazo uri gukosora ari icya mbere. Kora muri stop, ugihagarike, ugikosore, nushaka ugikosore iminota 30. Ariko icyo nshaka ni uko umuntu atsinda, ntabwo icyo nshaka ari uko byose ubikosora, ko nshaka gusobanukirwa ibyo wabajijwe ni ibiki. Numara kumva ibisubizo, subira inyuma noneho. Ugenda ureba kuko uraba wanditse ibisubizo wari gusubiza. Ugendera buri kibazo, ese iki gisubizo yari iki? Iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa gisobanura iki? Cyapa gisobanura iki? Ibyo bizatuma utsinda. Ngira ngo code zashyizweho, abantu yifuza gukora ibizamini mu Busanza, murabona ko code ziriho, yaba kuri automatique, iyo bita ni art, niba ari B ni B art, perime category ziriho mu ntara hose, ndetse ngira ngo n'abashaka gukorera perime definitive, murabona ko imirongo iriho, ariko akenshi urabona ko ari mu ntara iriho. Mu ntara rero ku itariki 20 niho code ziri kugarukira, abantu bashaka gukora, ariko no mu kwa mbere murabona ko birashoboka ko tuzageza kuri 31 z'uku kwezi dukora ibizamini. So bivuze iki rero, biragusaba ko kwera kuri uyu munsi kujya kuri 31 ushobora kuba ufite code y'ikizamini cya provisoire, ugakora ugatsinda, hanyuma ku wa mbere tugatangira twiga imodoka. So rero nimugerageze mushyiremo imbaraga, tugiye gukosora ikizamini. Ukurikire, urebe video yose, ugende uhagarika ikibazo ugikosore ku rupapuro, uhagarika ikibazo ugikosore ku rupapuro, uhagarika ikibazo ugikosore kugeza ku kibazo cya 20. Hanyuma urebe se ndabona 12, kuko amanota yo gutsinda ni 12 kuri 20 kuzamura. Rero gusiba ku bantu bazakorera ku mpapuro, gusiba uhabwa 0, ariko kuri mudasobwa wemere ko wasiba. Ushobora kuba wacyumvise nabi, ariko no wasubiza B, ukabona wibeshye, icyo gihe ushobora gusiba, kuko kuri mudasobwa biremewe gusiba. So kandi abifuza kwihugura mashini rwose ni karibu, mwaza tukabafasha, yaba bari Kayonza, abari mu mujyi wa Kigali, ndetse n'abari mu duce twa Rusizi. Nimero mwahamagana 0722 91 666 95. Rero mwihangane, ubu tugiye gutangira gukosora. Uhere ku kibazo cya mbere, ntuhere ku cya kabiri. Icya mbere ukore muri stop, gihagarike, ugikosora utuje. Ihangane ugikosora utuje rwose. So ubwo twatangiye, noneho twagiye, hanyuma nyuma iyi video y'ibibazo turaza guhabwa ibisubizo by'ukuri. Nta kintu mba ndi kuvuga, wowe urakosora utuje nk'uri muri salle, hanyuma nyuma ndaza gutanga ibisubizo bya buri kibazo. Iki cyapa gisobanura iki? Hanyuma tugiye kureba uburyo tuza gukosora bino bizamini. Hanyuma nidukosora ibi bizamini, urabona kiranyuramo kigenda gisimbuka. So wowe icyo ugiye gukora ni igiki? Urajya uhagarika ikibazo kimwe, ukore muri stop, hanyuma gihagarare, ugikosore, uhere ku cya mbere, hanyuma usubize ku mpapuro, hanyuma nyuma ndaza nkora audio igaragaza ibisubizo kuva ku cya mbere kugera ku cya 20. Hanyuma woze kureba amanota wagize gute wabonye. Birasaba kuba kumakinga sure ko ikibazo watangiye ari icya mbere. Hari umuntu uri gutangirira ku cya kabiri, we induva ngo bya bisubizo byose yasubije leta bipfa. Birasaba gutangira ku cya mbere, ugire ku kibazo cya 20, urebe ese ibyo nasubije ni ukuri. Hanyuma iyo umaze kubikora gutyo, bituma ubasha kumenya amanota neza. Dutangiye gukosora rero sasa. Ubwo wamaze gusubiza, wagiye ushyiraho inyuguti guhera ku cya mbere kugera ku cya 20. Inyuguti wasubije urazize 100%. Aho wakishe uracamo akarongo, aho wagikoze urashyiraho akavi cyangwa se ushyireho rimwe. Hanyuma uze kubara, turebe ko twabonye amanota 12 kuri 20, ko gutsinda ni amanota 12 kuri 20.
hano gusiba byari byemewe. Niba wasibye ukaba uzi ko wasibye ibiri byo ugasubiza ibitari byo, ubwo turareba icyo wasubije cya kabiri. So ihangane twatangiye gukosora. Ikibazo cya mbere twari busubize inyuguti ya D. Ikibazo cya mbere yari D. Ikibazo cya kabiri yari C. Ikibazo cya kabiri C, hejuru y'aka kanunga birabujijwe kunyuranaho ibumoso. Hejuru y'aka kanunga kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Ikibazo cya gatatu yari B. Ikibazo cya kane yari A. Ikibazo cya kane, kimwe cy'imitambiko, uburemere bwemewe ntarengwa mu mihanda y'imijyi, ikinyabiziga gifite imitambiko 3 ifungwaho ibiziga 4. Twanye kubikoza tone 24 yari A. Ikibazo cya gatanu yari A. Ikibazo cya gatanu ni A. Ikibazo cya gatandatu yari B. Ikibazo cya gatandatu yari B. Gatandatu yari B. Gatandatu yari B. Gatandatu ni B. Karindwi yari B. Karindwi yari B. Umunani yari A. Umunani ni A. Icyenda yari D. Icyenda ni D. Icumi yari A. Icumi ni A. 11 ni A. 11 twari gusubize kuri A. 12 yari C. C. 12 ni C kuri C. 13 yari B. 13 ni B. 14 yari B. 14 ni B. 15 yari B. 15 ni B. 16 yari D. 16 ni D. 17 tugezeho. 17 twese no turi. 17 ni B kuri B. 17 ni B. 17 ni B. Twagiye kuri 18. 18 ni C. C cyangwa C. 18 ni C. Tujya kuri 19. 19 ni A. 19 ni A. Ndetse na 20 ikaba ari A. 20 ni A. Tora amanota. Ubwo byo twishe tubare rimwe. Tubare amanota twabonye. Hanyuma niba wabonye 12 wabonye pass. Niba wabonye 11 watsinzwe. Niba wabonye 10 watsinzwe. Ariko 12 watsinze, 13 watsinze, 18 watsinze, kuzamura 12 kuzamura watsinze. Mwakoze rero abantu mukurikiye iyi channel ya Tsindira Permis TV. Icyo mbasabye ni ukuri mumfashe mukore subscribe. Ushobora no gusharinga rega. Ese usharinze kuri group bamo hari icyo wahomba shuti yanjye? Sharinga rwose unteze imbere, hanyuma nanjye ndusheho gukora cyane. Uko mbona hari abantu benshi bari kunkurikira, nanjye bindushaho gukora cyane. So mfasha rero nanjye dufatanye. Nubona provisoire uzateza umuryango wawe imbere, hama nanjye nimbona abasub benshi nzateza umuryango wanjye imbere. Murakoze rero, kandi mbifurije umwaka mushya. Mukomeze mugire umwaka mushya, twitegura umwaka mushya, hanyuma nanjye tugomeza dukorana dukora ibishya muri uyu mwaka mushya. Murakoze cyane.